Hello. Mwiriweho muraho murakomeye. Uno munsi tugiye kubafungurira YouTube channel yacu igiye guteka ibintu byiza by'umwimerere. Umwimerere wacu rero urabushingiye ku ndyo yuzuye, ku ndyo ziboneka mu nganda ariko twebwe tukaba tuzikorera mu rugo iwacu. Kandi bizaba byiza kurushaho mutagiye murya ibyo mu nganda mukarya ibyo mwikoreye. Mudukurikire muturebe muri benshi rwose. Twabashishikariza yuko tugiye kubaha ibintu biri karite guhera uyu munsi. Sawa rero, ubu ngubu tugiye mu gikoni cyacu gutangira kubahereza product z'iwacu muhira kandi zikeye zinoze. Ibihe byiza ubu tugiye gukurikira. No munsi rero tukaba tubafitiye imyumbati no munsi niyo tugiye kubatunganyiriza, ngira ngo murayibona. Tugiye kuyibatunganyiriza mu buryo bwiza bunoze bukeye, ku buryo butakwica umuntu, ku buryo abantu benshi bakemanga kurya imyumbati bitewe yuko ibamo ubusharire bwinshi, abenshi bakaba banayita n'uburozi yewe. Ariko uno munsi tugiye kuyibategurira biri karite karite. Muri kureba rero tumaze gutunganya imyumbati yacu, tugiye kuyikorera isuku noneho. Tuyikorera isuku, urayironga ukayikunyura, hanyuma umaze kuyironga neza uratangira ukayikuramo imizi. Iyi myumbati ni imyumbati ya gisirimu tugiye gutegura, ku buryo ushobora kuyitegurira n'umwana ashobora kuyirya, kubera abantu benshi bakunda kuyima abana babo kubera imwe n'imwe ibisharira, cyangwa bagatinya yuko buriya burozi bwayo bushobora kubangamira imirire yayo, bagahitamo kuyirira ari ubugari. kandi buriya iyo uyiriye ari ubugari uba utakaje nta ntungamubiri buriya, intungamubiri hafi ya zose uba uzitakaje. Ni nayo mpamvu rero twahisemo kuyibategurira rwose ari karite. kugira ngo namwe muzajye mwirira umwumbati mwumve. Kandi icyiza cy'imyumbati, ifite intungamubiri nyinshi, haba ku bamama, haba ku bapapa, haba ku bana. Imyumbati itera imbaraga mu by'ukuri, ni bimwe mu biribwa bitera imbaraga, kandi iyo wawuriye urakomera, wumva ukomeye rwose. Mujya mubona yuko abenshi mu cyaro iyo yawurariye rwose mu by'ukuri utahana umubyizi wa nyawo. Akaba ari uku rero batunganya imyumbati. Ukayikuramo imizi neza yitonze, kugira ngo hatagira usigaramo waba urabigaburira nk'umwana bikaba byamumerera nabi. Iyi myumbati rwose uzayirya azabona yuko twateguye ifunguro riri karite tu. Imyumbati yacu rero turangije kuyitunganya pe. Uri kureba yuko twayironze ikeye imeze neza. Tugiye kuyishyira mu gikoresho cyacu tugiye kuyitekamo. Imyumbati iyo uyitetse kugira ngo ishye nta mabara ntaki, urengeza amazi kabisa.
wamara kuyirengeza ugatereka ku ziko. Ubu rero turategereza nyuma y'iminota 10 cyangwa 15 kugira ngo imyumbati yacu ibe ihiye. Tukapfundikira. Iyo tumaze rero gushyiraho imyumbati yacu, dutangira kuyitegurira ibirungo kugira ngo ize kuza imeze neza. Tubafitiye igitunguru, tukagira turiya dutunguru tw'utubabi, tukagira na perisile, ariko perisile utazifite ushobora gukoresha seleri. Ushobora gukoresha seleri, udutunguru tw'ngutu kubera turarushya ntabwo twatutunganyije kare. Perisile nababwiraga ngizi uku ziba zisa. Iyo utazikoresheje rero ushobora gukoresha agaseleri. Ibyo rero tukaba tugiye nabyo bironga. Mara kubironga tubitunganye. Utu dutunguru muzajya mukunda kudukoresha ni twiza, nubwo mutubona gutya ni twiza cyane bya hatari. Abantu benshi bakunda kudukoresha kuko dufite intungamubiri pe nyinshi. Kata duto duto kugira ngo umwumbati wacu uba usa neza uri na karite nyine. Ugomba gukata duto duto. Umwumbati wacu rero ufite beri cyangwa bata niwo wawukarangisha, ariko igihe ufite amavuta y'ubuto cyangwa y'igihwagari naho ntiwagotwa da. Akarangisha ubuto. Buriya mujye mukunda gukoresha amavuta y'ibimera, ni meza cyane kuko nta kwasi. Yego araduhenda ariko nayo adufatira ubuzima neza. Turangiza dukate perisile yacu. Perisile kubera yuko tuyishyiramo imyumbati isa nkaho ihiye, niyo mpamvu tuyikata quelque part ibintu byose byarangiye. Nayo ugerageza gukata duto duto cyane. Katunoza kabisa. Warangiza umuteguro wawe wo gudekora imyumbati yawe uburangiye. Ubu tukaba tuje igikoni cyacu rero kureba ko imyumbati yacu yahiye. Yohana yahiye kabisa, muri kubibona imyumbati yinjiye mu ifoke ibihiye. Tugiye kuyiminina.
ayiminina rwose amazi agashiramo. Twifashisha umufuniko kugira ngo ashiremo neza. Iyo rero amazi yacu ashizemo, murabibona, uhita wongeramo amata. Reba, wongeramo amata ikirahure, ugacana, hanyuma aya mata urayareka agakamiriramo. Nitumara aya mata yacu namara gukamiriramo, turatangira tubereke n'ibindi bikurikiraho. Tukaba tuje kureba ya myumbati yacu twamininnye, twongeyemo amata ukuntu imeze. Murabizi ko tutigeze dushyiramo umunyu, ubu tugiye gushyiramo umunyu kuri gakeya rwose. Tumara kugashyiramo, tubanze kugira ngo uyu munyu wacu kamane mw'aya mata. Twongeremo akamagi k'igube magi, ngira ngo mwese murayizi. Nayagizemo iyi myumbati yacu igisigaye mureba yuko ikamye. Rakamye kabisa. Tukaba tugiye gukaranga ya myumbati yacu. Turarindira ipanu yacu yumutse. Tubibutse yuko rwose iyi myumbati yacu nta muntu uhejwe kuyifungura n'umwe. Nta muntu n'umwe uhejwe kuyifungura, kubera yuko iri funguro ubu murireba, nta muntu utemerewe kurifungura, kuva ku banyadiyabete, abantu barwaye indwara y'ubwoko ki, upfa kuba wakoresheje amavuta meza, amavuta y'igihwagari. Tukaba tugiye gushyiraho amavuta ku ipanu yacu, kubera yuko ari mu gipipiri kinini. Twe twakoresheje kuyasuka mu gikombe. Turashyiraho ibihiko 2 by'amavuta. Byo mwirinda guteka amavuta menshi, kuko ni kimwe kiri kwangiriza ubuzima bw'abantu ku isi, kandi ku bwinshi. Ubwo rero tukaba tugiye gukurikizaho igitunguru cyacu gitukura. Turarindira kandi gato, cyamara guhindura ibara ukakigaragura. Tukaba dukomeje gutegura imyumbati yacu ukuntu iraba imeze. Warangiza ugashyiraho udutunguru twacu, benshi batwita puwaro, niba ari zo puwaro sinzi. Ibitunguru biba bifite amazina menshi. Ukagaragura neza igitunguru cyawe rwose kigashya. Icyo cyamara gushya, kimaze gushya
ukazana wa mwumbati wawe nawe ukawushyira hehe ku ipanu. Ubibutse haruguru gato, imyumbati iyo ugiye kongeramo ariya mata umaze kuvanamo ari amazi, ugerageza buryo ki amata yawe ubanza kuyacisha ku muriro akabira, ukabona kuyashyira mu myumbati. Ifunguro ryacu niturangiza twongeramo twa tuzinagasiye bita perisire, aha iyo umaze kongeramo perisire si ngombwa ngo zishye nk'ibiryo, ahubwo iyo bibaye ngombwa uhita uteruraho, kuko ifunguro ryacu ubu riratunganye, namwe ngira murabibona. Izimya gaze yawe. Ubu rero ntangiye kwarura imyumbati yanjye, murayibona. Urabona yuko rwose ari imyumbati isa neza. Natetse myinshi kabisa, ndekeye iyi ngiyi. Iyi myumbati rero ushobora kutayiriraho, ukayirisha n'ikindi kintu, mukaba mwateguye nk'isosi y'inyama, umuceri n'imboga, mbega abana iyi myumbati yagendana n'amafunguro ayo ari yo yose. Niyo mpamvu rero njyewe kuri uno munsi nahisemo ko turayirisha avoka rero ubu nkaba ngiye kuyishyiraho, nkabashyiriraho avoka yacu, bereka ukuntu ushobora kurisha avoka iyo myumbati, si ngombwa nyinshi. Iyo bibaye ngombwa uba wateguye neza ifoke yawe n'icyuma n'agakirida hafi, warangiza ugakata avoka yawe, warangiza mbega wana ugaporeza, kuko iri funguro mwa bantu mwe muraribona ukuntu rimeze neza. Urariporeza kabisa ukumva rigeze ahantu, mwabonye. Ni ibya mbere, mwibuke gukanda subscribe, mukanda share, mukanda like, kugira ngo ubutaha nzabasangize n'ibindi. Muri kureba rwose ifunguro ryacu ni karite, era karite. Ciao ciao, tuzahura ubutaha.